Hello, muraho neza, turabashuhuje kuri Iwacu Bikora Bite TV, channel twigaho ibimera bitandukanye, aho waba uherereye hose rero turagushuhuje, nimba uri umukunzi wacu, ukaba uri umukunzi ukunda ibimera, aho waba uherereye hose, Imana ikomeze ikurinde kandi ikwagure muri byose. Imiti cyangwa ibimera tubona ni imiti ku buzima bwacu bwa buri munsi, itugirira umumaro, hariho ibitubera ibiryo, hariho n'ibitubera imiti. Rero ku bakunzi bacu, uyu munsi tugiye kwiga ku kimera kiri hano bita umutanzaniya. Umutanzaniya ni iki ubundi? Ku cyane benshi bakunda kuvuga ngo umwana urwaye ngo umutanzaniya. Menya akamaro k'umutanzaniya n'ikibi cyawo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nimba ari ubwa mbere udusuye rero, wareba video twagiye dushiraho, ukora ko nawe wakibonera umuti wagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero umutanzaniya ni iki? Hari ukuntu abantu bavuga ngo ni umuti w'abana, ariko si umuti w'abana gusa, tugiye kwiga umumaro wabyo n'indwara uvura. Mbese ni mwiza kuwukoresha cyane? Reka turebe, kurikira video nawe wiyumvire ko nawe wakuvura. Umutanzaniya rero ni umuti mwiza ku buzima bw'abantu, ariko iyo uwukoresheje nabi nabyo si byiza, kuko abantu benshi bakunda kuwukoresha ukiri mubisi, kandi umuti ukiri mubisi tuzi ko uteza ibibazo rimwe na rimwe byo kurwara nk'urwagashya cyangwa nk'umwijima n'ibindi bintu. Kuwukoresha ari mubisi ntabwo ari byiza cyane, bisaba ko wumutsa umuti, amara kuwumutsa ukazajya uwukoresha warumye, kuko buriya bukana bwawo mbese uwe wumye buragabanuka. Ariko kurikira, ni mwiza mu buzima busanzwe, ni mwiza pe, urakora, ukora ibintu byinshi, mwumve akamaro kawo k'umutanzaniya. Hariho abantu benshi rero bakunda kurwara indwara nyinshi, ariko njye akenshi nkunda kuvuga ko izi ndwara z'amarozi cyane cyane, ariko ku ndwara zisanzwe zinagaragara kwa muganga, umutanzaniya urakora nta kibazo. Ese umutanzaniya ukora gute ku ndwara z'amarozi? Indwara z'amarozi tuvuga, hari ukuntu ubaho urwaye, cyane cyane duhereye nko mu nda. Mu nda hari ukuntu umuntu agugarirwa, kugugarirwa akumva nk'inda irabyimbye, yanywa akantu gato akumva irabyimbye, yarya akumva arakaruka, cyane cyane ku bana, cyane cyane utaruka ukumva inda irabyimbye ku bantu bameze gutyo. Ikindi kikunda kugaragara, nubona ibi bintu bikubaho, uzamenye ko ubuzima bwawe butari kujya heza, kuba wajya kwa muganga uribwa mu nda, cyane cyane mu kiziba cy'inda, no bita mu kameme, ruguru y'igifu gatoya, rero bigakubitana n'umugongo. Igihe uzajya kwisuzumisha ibintu bikurikira: kuba waba ufite indwara y'igifu, waba urwaye nko mu mpyiko cyangwa n'izindi nyama zo mu nda, cyangwa kariya gasabo gatoya gakora indurwe, tuvuga indurwe, cyangwa urwagashya. Nusanga bino bintu bitakurimo kandi ugasanga nta kibazo ufite, uzihutire kujya gushaka iki? Uzashaka umuganga wa kinyarwanda agufashe. Ibindi bintu wabona bitari byiza, kubaho wituma ubuhurunguru, ugasanga uri kujya kwituma nk'akanyamaswa, ukajya wituma utuntu tw'uduhurunguru kandi gakomeye cyane, kandi ukaba wajya nko kwituma ugasanga kuvaho bikagorana. Ujye umenya ko ubuzima bwawe butari kujya ahantu heza, ndugu yangu. Ese ni iki gikamura ibyo bintu? Ikindi kikurikira, kugira ukaba ufite nk'umunaniro ukabije mu buzima kandi bitari bisanzwe. Biriya tubyita ibintu bigenda biyongobeza abantu. Kuyongobeza hano, uburozi buriho buyongobeza abantu, ukagenda uyongobera buhoro buhoro, bitari byane bihita bigufata ako kanya, dore igita umuntu akakora ko yanagukosoye. Ibyo birayongobeza. Ikindi gishobora kuba kigaragara, kujya kunyara nk'udukari duke duke,
natwo tukaza nabyo bigoranye, ibindi ukabona uruhora urwaye ama infection cyane cyane nko ku badamu, ukayivuza ugakora iki ukabona ayo ma infection yawe ntabwo akira, kandi buri munsi uhora ujya kwa muganga. Ikindi kintu wabona kijyanye n'izo ndwara, hari ukuntu uba ufite nk'umwana akajya arara yigaragura, yaribwa ukabona yubitse nk'inda, ukamukubita nk'ibinini by'inzoka. Hari igihe kiriya gihe umwana aba arwaye indwara y'amadayimoni yo mu nda. Abantu bakuru bo hari ukuntu umuntu aribwamo hariya ari nk'ibitegano. Rero izo ndwara turi kuvuga, nubona ibi bimenyetso bikuriho uzashake umuntu ugufasha, kuko uzaba uri muri danger nyine yo mu buzima budasanzwe bikomeye cyane. Uburyo rero wategura uyu muti muri izo ndwara zose tuvuze, ku bantu batajya kwituma ugasanga no kujyaho biragoye, none ukajya wumva ibintu birimo birazamuka, aho kugira ngo binyure hasi bigasa nkaho bizamuka, bigasa nkaho bipushinga inyama zo mu nda zigana hehe, zigana hejuru. Ubu buryo wakikorera umuti wawe rero, uragenda barangiza ugafata uyu mutanzaniya, umukamato n'aka katsi bita uruhiza mubonyemo, warangiza ugashaka utubabi bita gaperi, warangiza ukabicanira, ariko uramanza ukabyoza. Mujye mukora isuku gukora umuti, ukabicanira neza. Wamara kubicanira wamaze kubironga bimeze neza, warangiza washaka washyiramo n'amajyani, ariko atari amajyani yo mu binuza, atari amajyani yo mu bupapuro cyangwa mu mashashi, aya majyani apimwa ku biro. Ukagenda ugateka agace k'agakombe, wamara guteka agace k'agakombe ukayungurura, warangiza umuntu mukuru anywa ibiyiko 3. Ibiyiko bingahe? 3. Igihe rero urimo wibonye biriya bimenyetso, wakoresha ubwo buryo ukareba ko wajya wivura. Ntabwo uvura abana gusa, ukunda kuvura indwara nyinshi uriya mutanzaniya. Igihe ubona bitihuta niho wahamagara nomero yanjye, nkagira gute nkagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi umutanzaniya uvura zino ndwara ziba nko kwibasira uruhu, noneho ari ukuntu umuntu agafatwa akishwaratura, mbese akishimagura. Ese iriya ndwara iravurwa igakira? Yego, nayo iravurwa igakira. Uburyo wawukoresha rero, ufata uyu mutanzaniya ubona, warangiza ugashaka icyatsi bita nyiramuko amababi 3, ugashaka n'icyo bita umurinzi n'umutanga. Ubwo nyine urabiteka byose, ugateka agatasi kamwe. Icyo gihe ho kwishimagura ufata ibyo ngibyo ukayungurura, bya bikatsi ukabyongera n'andi mazi ukajya bikaraba, noneho undi ukajya unywaho. Icyo gihe ariko ukoresha utuyiko 4, ntabwo ibintu biba byoroshye, aho ngaho biba binakaze. Ushaka washyiramo n'agasukari nta kibazo, ufite ubuki buba bwiza nta kibazo. Ikindi ku bantu bakunda kurwara ibibyimba byo mu nda, ndugu yangu, nibajya kukubaga ibyumba byo mu nda, ese ibyo bintu ubuzi ari ibiki ubundi? Nibakubaga 1, 2, 3, 4 bagasanga ibyo bibyimba byo mu nda birarenze, birakaze, wabigenza gute? Uyu muti ku bantu bakunda kurwara ibyumba byo mu nda, hari indi miti bavangiramo ibiri, ukagenda uwukoresha bikagenda bigabanyuka. Icyari kuvuga ku bantu babibaga ejo bundi bareba bagasanga hajemo ibindi, nujya kwibagisha ibyo bibyimba ukabona uzanyweho nk'akayiko kamwe, uzagende babigukorere, cyangwa uvuyeyo uzabikoreshe, ubusigayemo bwose iyo myanda izagere gute, izavemo. Umuti wakoresha rero, ufata uyu mutanzaniya ugashaka n'utungutu bita uduhandanzovu. Tuno duhandanzovu nyine ni inyabarasanya. Uko ugenda ubikoresha, bwa bundi bwagiye busigaramo
bugenda buvamo. Ku bantu bakunda gutera ibiti, kino giti kiba cyiza kugitera mu rugo, kiba cyiza kuko ni umuti mwiza, uvura indwara zirenga eshanu n'esheshatu gutyo, ariko ko njya mbona akanya nzababwira ibindi uyu mutanzaniya ukoresha cyangwa ukorwamo n'ibindi. Ukunze ikiganiro ujye utwandikira muri comment. Imana ibarinde kandi bagure. Murakoze.